Uwiteka umwami w'amahoro, Uwiteka umwami w'ibihe byose, narinde ubuzima bwanyu. Ubuzima bwanyu buhore burindwa n'Uwiteka Imana, kandi imitima yanyu ihore ishishikarira kumenya Imana. Amahoro ava ku Mana umuremyi w'ijuru n'isi ahire ubuzima bwanyu mwese, kandi imitima yanyu ihora irindwa n'umucunguzi. Uwiteka Imana ntabwo agomba kudutererana. Imigisha iva ku Mana Data ihire ubuzima bwanyu mwese. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kuri Holiness TV, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro biba byateguwe bizajye bikugereraho ku gihe. Nawe wakoze subscribe, Imana iguhereze imigisha. Imana nyamana, Imana nziza, Imana y'urukundo ibashe gushyira ubuzima bwanyu mwese. Imana ibahereze imbaraga, kandi Imana ishyire imibiri yanyu. Uwiteka Imana nyir'ijuru ntabwo izabatererana. Uwiteka Imana yakuremye ikurema mu ishusho y'urukundo. Iyo Mana ni Imana yakuremye hari impamvu kugira ngo tuyikunde kandi tuyikorere. Hari benshi mwa ino minsi ya none bahejejwe inyuma n'ibibanezeza, bya bindi bidafite umumaro, aho niho hababaza Imana. Ariko wowe wabashije kumenya Imana, Imana y'ubwayo irakwishimira ku manywa na nijoro. Yikorere rero utazuyaza, yikorere. Mu gukorera Imana rero mu gusanga bagenzi bacu bakiri mu byaha, tukababwira Yesu, bakabasha kumwakira, bagakizwa, bakarokoka ibyaha, bakava mu byaha, bakava mu bitagira umumaro, maze bakagandukira Uwiteka Imana, bakamukurikira, bakamukorera nk'uko nawe ubwawe wabashije gukurikira Kristo ukaba urimo umukorera. N'abariya nabo bakeneye rero ijambo ry'Imana, bakeneye ubufasha. Ngwino ukorere Uwiteka Imana. Imana ikeneye imbaraga zawe, Imana ikeneye umubiri wawe, Imana ikeneye ubugingo bwawe kugira ngo bubashe kuyikorera, kugira ngo bubashe kuyihimbaza. Ngwino rero usange bagenzi bawe, ubabwire Yesu, wa wundi wamenye nabo bamumenye, wa wundi wabashije kugandukira nabo bamugandukire. Uko niko kuvuga ijambo ry'Imana nyakuri. Genda ubabwire Yesu, tugende tubabwire Yesu, nabo bakizwe, maze babashe kugandukira Kristo. Bityo Imana izabasha kuzagukemba, izaguhereza ingororano bitewe n'uko wabashije kuvana bagenzi bawe mu mwijima mubi, bitewe n'uko twakoze urugendo dusanga bagenzi bacu tukabavana mu mwijima mubi. Aho Uwiteka Imana arakwishimira, aho Uwiteka Imana aratwishimira, aho ni Uwiteka adusanga akabona koko turabakozi batizuyaza. Ugira umwete rero mu by'Imana, nayo izagira umwete mu byawe. Kandi n'abariya bakiri mu bubata bw'ibyaha, turasaba kugira ngo tugerageze tubasange, tubabwire Yesu, nabo bamumenye, nabo bakizwe, bave mu bidafite umumaro, maze begere Imana Data binyuriye mu ijambo ryayo. Kuko Imana ibakunda, ntabwo Imana ibatererana, ntabwo Imana ibatererana. Buri wese yaremwe mu ishusho y'Imana, ishusho y'urukundo. Ntabwo Imana yabasha gutererana kiremwa muntu. Iyo umwana w'umuntu abashije kuva mu by'isi, umwana w'umuntu akabasha kureka ibyaha, Uwiteka Imana iramusanga, Uwiteka aramusanga. Mwibuke wa mwana w'ikirara wagarukiye se, ise yaramubabariye. Ise yirengagije ibibi yabashe kumukorera, bitewe n'uko umwana yibutse yuko yacumuye kuri papa we, maze aramusanga, abasha kwihana. Ise yaramubabariye ndetse amugirira ibambe, amugirira impuhwe ze babashije kugera ku mwana. Umwana arababarirwa, umwana akoresherezwa umunsi mukuru, bitewe n'uko yari yarazimiye, none akaba yagarutse mu rugo. N'abazimiriye mu byaha Uwiteka arabashaka. Nta wundi rero wabashe gukora urugendo rwo kubasanga, ni twebwe. Tubasange, tubabwire Yesu, tubasange, tubabwire ijambo ry'Imana, babashe kubohorwa, bamenye ukuri
kuko aho bari ni mu mwijima. Umwijima nta cyiza kibamo, nta kuri kubamo, habamo kurorongotana. Mu mwijima ni ibibazo, mu mwijima nta gisubizo, mu mwijima nta gahinda, mu mwijima nta cyiza kibamo. Bityo rero tugerageze dusange bene wacu barimbuka, tubasange, tubashe kubagaruza umwuka w'ubugwaneza bishingiye ku ijambo ry'Imana. Bene data nshuti bakundwa, Imana ibagirire neza, Imana ibahereze ubuzima, Imana ibahereze imbaraga, kandi muri byose tujye twicara turindiriye ugushaka kw'Imana, kuko ugushaka kw'Imana ariko kutubeshaho ibihe byose, kandi ugushaka kwayo niko kwatumije twitwa abana b'Imana. Imana ihire ubuzima bwanyu, Imana ihire ubugingo bwanyu, Imana ibagirire neza, Imana ibahereze ubuzima. Imana ni Imana, Imana iratuzi kandi iratwumvira igihe cyose tuyisabanye ukwizera. Bene data nshuti bakundwa, Imana ibagirire neza koko, kandi Imana ijye ibasanga ku manywa na nijoro. Amahoro ava ku Mana umuremyi w'ijuru n'isi ahire ubuzima bwanyu mwese, kandi imitima yanyu ihora irindwa n'umucunguzi. Uwiteka Imana arabakunda, Uwiteka Imana ntabwo agomba kudutererana. Imigisha iva ku Mana Data ihire ubuzima bwanyu mwese.